ngewe nyinjira muri uno mwuga nagize ikintu cyo kuvuga ngo ngomba kuba inshinzi. Nari ndi inshinzi ubona ko ndi umunyamahane ariko burya mu mutima wanjye ntuje. Ariko twavugana gutya Festo ngakwereka ko ndi inshinzi. Uko kwigira inshinzi ku muntu y'uguha amafaranga so biraguhira? Biraguhira. Kubera ko hari igihe uhura n'umubosi, mwamara guhura n'umubosi yabona ukuntu uri agashinzi kavuga ati uyu ngo ashobora kuneza abantu. Nandangiza agira ubwoba agahita yagwa, cyangwa se akavuga ati uyu ngo araneza na polisi, araneza na leta, ugasanga nyine ageze ubwoba. Mwasohotse runaka mwahura akakubwira ati ariko ibihe byacu uracyabyibuka? Ati yego. Nese byasubiraho? Ukamubwira ati hoya mfite umugabo. Biriya umuntu yabikoraga kuko adafite umugabo cyangwa se kuko afite ikibazo runaka. Hari ubigukora neza inumva bikoze nabi? Barahari. Hari nk'umuntu wajyaga wenda muri icyo gihe ugasanga ni nko kwikinira. Utandi yayobosa gashyira agahita arangiza ugasanga nyine aguhaye nk'ay'ubusa. Ejo rero bikongera bikagaruka ukumva ko wabonye ay'ubusa, ejo noneho ugahura n'umuntu uzi kurongora sasi umva akayakumaramo akakwemeza koko cyane urayatahana ariko ukarya yo waririye kure. Yango bijya binabaho ko ushobora no kumwita ahubwo yigumanira ariko naha amahoro bibaho. Byigeze ariko bawose cyane. Hari igihe nahuye n'umugabo umva ararongora neza ngeraho numva ati umva base matike twangani nk'abangaye ntago mbibuka kuko bajya bavuga ngo iyo zirenje 100 umuntu yasara. Njyewe zararenze. Ubu uri umusazi. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Umeze neza? Meze neza. Tugwaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Nanjye byishimiye yego. Ukunda kurya iki? Ukunda kunywa iki? Njye nkunda kurya ubugari n'inyama. Niba biheruka? Ndabiheruka. Ukakunda kunywa iki se? Nkakunda kunywa inzoga yitwa virunga. Iyo umaze kunywa inzoga ukora iki? Ndaryama. Ukaryama wenyine? Gusa waryama wenyine. Ntabwo waryama wenyine. Reka. Okay, nizere ko mumeze neza cyane. Mwebwe mwamudukurikiranye kuri yawe TV, tuje kwiganira ku ngingo zigiye zitandukanye zishobora kugufasha ukamenya nahisi yerekeza. Hanyuma turi kumwe nande ninde tujye kuba tuganira story imeze gute? Njye nitwa Rehema. Yego. Kuntu story buriya rero imeze. Njye guhera ku myaka nka 20. Yego. Nibwo ninjiye mu kintu kijyanye n'abagabo. Nkajya nyinjiramo umugabo tugahura akama amafaranga. Yego. Ewana akanshimisha pe nkumva ndaryohewe, nkumva arandyohereje, nkumva nabundi buzima. Nyuma y'ibyo navuganye n'umugabo ambwira ko ari mu 50,000. Ndagenda musanga Kicukiro ndinjira muri rogi. Iyo rogi ntiyari rogi ubona rwose nasa neza cyangwa se ishamaje. Ndinjira ndabanza njya muri douche njya koga ndaza, maze kuza njya ku buriri nk'ibisanzwe. Umugabo yari yakinze, ibintu byambayeho nanjye ubwanjye byase bituma numva ncitse kuri izo ngeso. Ni ukuvuga ngo yaragiye nk'ugiye nawe muri douche koga, ariko we yari acyambaye. Numvaga ko ari bwiyambure muri douche kaza n'ubundi yabisoje. Araza amaje kuza mbona gufitiye
iyo mbisubiyemo sinzi ukuntu mitanumva mba nabonye afite icyuma arambwira ati uyu munsi ninjye nawe ndakwirangiriza atayo wariye warayariye ubu ngubu ayasigaye ntabwo uzongera kuyarya umva nateye induru ntiyagira ikintu imara nuko birangije umugabo uri aho turarwana tumaje kurwana cya cyuma nyitoboresha idirishya ndakijugunya nuko birangije nanjye ndifungurira ku mbaraga zanjye ndasohoka ariko iyo mbyibutse sinzi ukuntu mpita numva mbaye ubwo aho ngaho hari ryari se kubitangira ku myaka 20 ibyo ngibyo bikaza ku myaka 20 ubu mfite 23 byambayeho muri uriya mwaka wa 21 ari iki bitangira yego ariko ndashima Imana yuko yatumye mbivamo vuba ntabwo uri kumva ku myaka 20 nkabivamo kuri 21 ni vuba ariko nukuri amafaranga y'Uburaya umva aba ari menshi ugura buri kimwe cyose ushaka ariko nta cyiza cyayo ahubwo nagira inama nk'abagenzi banjye wenda baba bakibikora bakabivamo kuko nta cyiza cyabyo mbere yuko tugera ku nama wenda tugaruka inyuma gatoya ibyo bintu bitangiye ku myaka 20 wabitangiye wari ufite ababyeyi kujya gushaka ayo mafaranga ni ibibazo bindi wahuraga nabyo bituma ushaka amafaranga ku buryo bwihuta gutyo ni ukuvuga ngo njyewe mfite ababyeyi wacu ni Burasirazuba papa na mama ndabafite nabaye nkiva mu ishuri ninjira i Kigali nkora akazi ko mu rugo nza kuza kukareka nuko maje kukareka abandi bana b'inshuti zanjye bakambwira ngo ne tubane muri ghetto nibyo byiza tumukobwa inkumi nkawe umukobwa mwiza nkawe akora akazi ko mu rugo gute niko kukavamo ndagenda njya muri iyo ghetto nabanje gukora mu kabari kumva akabari n'uburaya ntekereza ko ari ibintu bijyana niko abagabo rero bagiye bama amafaranga gutyo tukabonana winjiye i Kigali ryari ninjiye i Kigali nkiri umwana ninjiye i Kigali mfite nk'imyaka na 16 ubitangira ku myaka 20 bitangira ku myaka 20 gukora mu bubari byo bitangiye ryari gukora mu bubari nabyinjiyemo ngiye kuri iyo myaka 20 kubera ko nibwo nari mvuye mu rugo nubwo buri akazi ko mu rugo umuntu akabamo ariko hari ingeso mbi umuntu adakora ni ukuvuga ngo n'ubundi nabwo nagatangiriyemo mu myaka 20 ngo n'ubundi watangiye Uburaya ari ukuri mu kabari ari uko ndi mu kabari umuntu yakwibaza yo kugira ngo ibyo bibe ngo umugabo yari yabaye nk'uwakangaye kugira ngo ibyo bibe ku buriya twavuga ko n'abagabo benshi kuko umwaka wose umaje guhura n'abagabo benshi abanyarwanda abatari abanyarwanda ni benshi ku munsi wakiraga nk'abagabo bangaye ku munsi bitewe n'amafaranga n'irari ry'amafaranga ushobora kuba wakakira n'abagabo barenze 4 bitewe n'amafaranga kuko ushobora kugira gutyo ugahura n'umugabo akaguha nka 20 ejo wagenda nyuma ya saa sita nyuma y'ayo masaha wagenda ugahura n'umugabo wenda akakubwira ati ngo nunguye 30 uri kumva ntabwo wayasiga rero ngayo nguko umuntu nyine ararurwa n'amafaranga mu rugo se bari bazi ko ari ibyo ukora mu rugo ntabwo bari babizi kuko nirinze kuba ntanabibamenyesha hanyuma urabitangiye ku myaka 20 uwo mugabo niwe wayisubirekeraho niwe nahise mbirekeraho kuko nabonye somo amafaranga menshi uri warakoreye nayahe iyo umuntu atangira wenda aragiye abakoreye amakeya bitewe nuko abatarabimenyera neza gutangira bwa mbere ubikora bwa mbere ugakorera amafaranga njye mbitangira bwa mbere nahuye n'umuntu arambwira ngo ngwino nguhe 25 25 nkumva ku masegonda cyangwa se isaha nkahita mbitahana ndavuga ati ntabwo mbisiga ndabitahana bavuga ati amafaranga mu minota ingana gutya n'ahandi wayakorera nkumva ko nanagenda nkahura n'undi wenda akamaye 30 nahise mvuga ati ndayajyana burya uretse izo ngaruka nta zindi wigeze uhuriramo nazo se izo ngaruka nta zindi ariko nubwo nabikoraga nahoraga njye niyo twabaga tugiye kubikora bwari ubwa mbere ariko sinigeze ngera isoni zo kuba nabwira umugabo twabaga tugiye kuryamana ati
ambara prudence cyangwa se yanambwira ngo yinyambike njye nkayimwambika kuko numvaga ko njye ndimo kwirinda. ubigira akazi cyane nahise mbigira akazi numva ko ngomba kuzajya mpura n'umugabo umbwiye dukoreraho nkabanza nkamubwira ati tugende ugure teste gutya twipime turebe kuri muzima nanjye ndi muzima hanyuma dukoreraho. ubwo burambe bwo kumenya ibyo byose se wabugize ku gihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo burya iyo ukora ibintu nk'ibyo ugenda uganira n'inshuti zawe nazo zibikora. Twajyaga tuganira bakambwira uburyo babigenza nanjye nkuramo ubwo bwenge ndavuga ati singomba kujyana umwana mu rugo, singomba no kujyana na sida mu bintu bitateguwe, ibintu by'impanuka nk'ibyo. Ngomba kuzanya mbikora gutya ariko nkirinda. Uretse mbere yuko tujyana kuri uwo nguwo wazanyemo iby'icyuma, nta wundi mugabo se wari warashatse kubikora nko ku mbaraga cyangwa se zimwe mu mbogamizi muhuramo n'izihe? Hari abajya bakubwira bati wenda hari n'uwo bikora ntanakwishyure wewe? Ni ukuvuga ngo nabwo ushobora kuvugana n'umugabo mwavuganye n'amafaranga, wagera mwamara no kunabikora mwumvikanye, tuvuge niba ari 40 akaguha 20. Rero nareba ukavuga ati niba uri umuntu urajya kwiteza abantu ugahitamo ukajyana ayo 20 kugira ngo niwiteze abantu. Ese ubwo ubuhombye ko ntacyo uba washoye? Ego kubuhombye kubera ko nyine hano mu matako sinzi ukuntu umuntu amera urahomba. Kandi bavuga ati mucuruza mudarangura. Ego koreka. Ubwo njye simba numva igihombo muba muhora mu nyungu. Oya. Ushobora guhomba birakunda kubera ko tuvuge niba wenda muri ino myaka imyaka mfite nimagina ko umugabo wese yanyifuza, sibyo? Nimara gukura ngeze nko myaka nka za 40 nta mugabo uzaba ukinshaka kuko barareba face yanjye niyo mwana gutya kavuga ati yewe ngomba kumujyana. Niyo mpamvu rero mba ndimo gukora nyine ngaruza na ya myaka igihe nzaba ntakikora, igihe umugabo azaba atakinyifuza. Ugaruza iyo myaka cyane. Ese ibyo bintu iyo mubikora nagiye guma muteganya ko ari igihe ushobora kuzashaka nk'umugabo bikajya birangira urimo kumuca inyuma bitewe no kubamenyereye abagabo benshi? Oya. Ngiye kubera ko uri kumva nabigiyemo igihe gitoya. Yego wabigiyemo igihe gitoya? Nabigiyemo igihe gitoya uri kumva nahise mbivamo. Nimagina ko umugabo njye nabana nawe ntakigera muca inyuma, numva ko nanamutetesha bikwiye. Iyo bitaza kuba ibyo ngibyo rero uba ukibirimo? Ego iyo bitaza kuba ibyo kuko njye ndinya gupfa niyo mpamvu nahise mbivamo. Ariko iyo bitaza kuba ari ibyo ngibyo nanumva nyibirimo. Ubu kibirimo nkorera ya mafaranga. Muri make uwo muntu yaraguhombeje? Ntabwo yamuhombeye, ahubwo nekereza ko yagaruye ubuzima bwanjye hafi. Niba ikintu kigiye mu mwaka ikindi nyuma y'umwaka ugahita ukivamo, yagaruye ubuzima bwanjye hafi. Ujya ugereranyije nk'amafaranga uvuga ati nakoreye muri uwo mwaka? Bati nayabava n'ibintu nabikuyemo ayangaye? Sinayabara kubera ko aba ari menshi. Tuvuge ku munsi ushobora guhura n'abagabo nka 3, buri umwe wese aguha nka 30, 40, 20, ni menshi. Ese mushyiraho ibiciro mugendeye kuki? Bo iba arakubwira ati ubundi kubonana nawe bisaba iki? Nanjye nkahita mubwira ati bisaba amafaranga. Ati se nangahe? Kumva niba umuntu akubwiye ngo nangahe umusubiza nawe ushaka, nawe akagusubiza ayo ushaka. Wenda mwajya guhagarara mugahagarara nk'ukuri ayo ngayo nagiye nkubwira. Muraciririkanya? Agura iki se? Agura igitsina? Si ubwo nawe urenda kumbaza ngo agura iki? None se njyewe ngomba nibaza nk'ukuntu ibyo bintu nyine ubikora, uwo mutima uva hehe wo kuvuga ngo ndacirikanya n'umuntu nk'ugura ibintu bizwi? Ubundi uba ufite umutima. Umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara
umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, nimutugane tubafashe. Dukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Nyinjira muri uno mwuga nagize ikintu cyo kuvuga ngo ngomba kuba inshinzi. Nari ndi inshinzi, ubona ko ndi umunyamahane, ariko burya mu mutima wanjye ntuje. Ariko twavugana gutya Festo ngakwereka ko ndi inshinzi. Uko kwigira inshinzi ku muntu y'uguha amafaranga so biraguhira? Biraguhira. Kubera ko hari igihe uhura n'umubosi, mwamara guhura n'umubosi yabona ukuntu uri agashinzi, kavuga ati uyu ngo ashobora kuneza abantu. Agira ubwoba agahita yagwa, cyangwa se akavuga ati uyu ngo araneza na polisi, araneza na leta, ugasanga nyine ageze ubwoba. Niyo mpamvu kwigira inshinzi bigufasha gukorera. Kwigira inshinzi buriya ukigira igishegabo, indaya birabafasha. None se aho biviriyemo ujya wumva hari igihombo wagize? Nta gihombo nagize. Kandi ya mafaranga wakoreragamo utakiyabona? Ya mafaranga nakoreraga ubu ngubu mfite akazi nakora. Wabigiyemo kuko ni akazi? Nabigiyemo kuko nabonaga ni akazi. Ikindi nabonaga nako nari mfite katarimo kuma amafaranga neza. Urikumva niba wenda tuvuga uhembwa nk'ibihumbi 50 ku kwezi, ukaba ubonye 30 by'isaha, ntago wabura kutayakorera, ahita kurarura. Ntabwo murarurwa n'amafaranga aba ari menshi kandi mu gihe gito. Amafaranga warayazi akora umuti. None se aho biviriyemo washatse umugabo, bya bindi wabonaga uracyabibona, ntabwo ujya ubikumbura ngo wumve wabisubiramo? Aho mbiviriyemo ubu ngubu mfite umugabo, mfite n'umwana. Yego. Warashatse uranabyara? Narashatse, narabyaye. Nyuma nahuye n'umusore rwose mwiza cyane nkunda, turabyarana. Uwo musore ntabwo yari azi ko wigeze kuba indaya? Ntabwo yari abizi. Byabimenya utekereza ko bitari kuba imbogamizi se yuko mubana? Burya rero ibyawe naho bijya. Niryo jambo ryari rikunda kumfasha, ibyanjye naho byari kujya. Yego. Niba yari uwanjye yari gukomeza n'ubundi akaba uwanjye, niba atari uwanjye yari kugenda. Kakageso ntabwo kajya kagaruka ngo wumve wenda ntabwo ibyo wakenera, ibyo amafaranga wakoraga ku munsi yose wumve ntabwo urimo kuyabona bikuzengereza? Umugabo wanjye nta kintu muburana, ankorera neza mu buriri nkaryoherwa. Uri kumva rero ntabwo narenda kugeraho umuco inyuma. Abikora neza ugereranyije n'abandi uko babikoraga cyane. Ntacyo namuburana. None se nta muntu mujya muhura wenda cyangwa se ukibikora ibyo bintu mwahuraga kavuga atari ngo yabikoze neza kurusha abandi? Barahari. Barahari, ari gihura nk'umuntu wenda mwasohotse runaka, mwahura akakubwira ati ariko ibihe byacu uracyabyibuka? Ati yego. Nese byasubiraho? Ukamubwira ati hoya mfite umugabo. Biriya umuntu yabikoraga kuko adafite umugabo, cyangwa se kuko afite ikibazo runaka. Hari ubigukora neza inumva yabikoze nabi? Barahari. Hari nk'umuntu wajyaga wenda muri icyo gihe ugasanga ni nko kwikenera. Utandiye ayubusa gashyiraho agahita arangiza, ugasanga nyine aguhaye nk'ay'ubusa. Ejo rero bikongera bikagaruka ukumva ko wabonye ay'ubusa, ejo noneho ugahura n'umuntu uzi kurongora sasa, umva akayakomaramo, akakwemeza koko cyane, urayatahana ariko ukarya yo waririye kure. Yango bijya binabaho ko ushobora kumwita ahubwo yigumaniye ariko naha amahoro bibaho. Byigeze bikubaho se? Cyane. Hari igihe nahuye n'umugabo umva arandongora neza, ngeraho numva ati umva base matike nitahire. Aho tematike ngeza mu rugo gusa ndoko kirya none. Hariho abagabo baba barongora cyane, ahubwo icyo gihe uhita wimagina ngo ese nk'ubu umugore we abikora gute? Umugore we ntiyagowe. Abo mwahuye ugereranyije n'umugabo ufite ubu ngubu, umugabo wabona ari ku ruhe rwego? Umugabo wanjye ararenze. Abikora neza nkishima, umva nkambwira ati rwose umugabo wanjye urakoze. Ese ko mubonana kenshi n'abantu mutanazi, umuntu akaguhamagara akavuga ati ngewe wenda ndi Kimisagara cyangwa se wenda ndehe mu gace runaka, mutanaziranye uwo muntu mutaranabonana, wowe ukavuga ati reka ngiye mfashe moto ndahajenje ko kureba kujya kureba umuntu utazi. Ibazo ugiye ugasanga ni nka papa wawe cyangwa ugasanga ni nka musaza wawe waguhamagaye, wabyitwaramo gute? Icyo gihe nakwihisha. Oya, kandi umuntu utamuzi wowe umuntu usanga ntago muzi,
ni kuri telefone muvugana gusa ahubwo ati magaze ku cyapa iki niki icyapa urahageze uranamugaye kuri telefone muranareba nawe ati magaze aha ugaza ni papa wawe cyane musaza wawe wabyitwaramo gute icyo gihe ndumva bikaze sinzi uko nabyitwaramo ntabwo mbizi wabigenza se gute sinzi uko nabigenza ariko niba icyo gihe nahita nakihisha telefone oya kuba mwamaze kubonana mwamaze kubonana yayibonye ko ari waguhamagaye nawe urabibona ko ariho wabigenza gute icyo gihe ko nanakikaruma njye tukaganira pa ni wowe ati yego wowe uti narinje mu kazi se narinje mu kazi isano riragwira ko tugahita tunaganira nk'umwana na se ndumiwe koko twisubireho none se ubwo ngo ngiye mba nibajije ngo ubundi muri societe umuntu aba bafata gute iyo umuntu avuze ngo yari indaye ubona ari ibintu bisa n'ibisebetse ku buryo hari n'agaciro utakaza muri societe wowe ibyo bijya bikubaho ibyo ngibyo njyewe umuntu abivuze mba numva ntacyo bimbwiye kubera ko ubu ni ibintu narangije kuvamo narabiretse rero iyo umuntu abivuze ahubwo twakicara tukanatera story yo kuri icyo kiganiro nk'uko urimo no kutuganiriza nk'uko ndimo no kunabaganiriza ni sawa cyane nk'uko n'undi nawe twabiganiraho ni sawa cyane ko nanahura nayo ahubwo nkayigira inama iyo ndaye yego nyine ndavuga iryo zina se wumva ridasebetse wowe kuvuga ngo umuntu aricuruza kumbwira ngo uyu muntu yari indaye mba numva ntacyo bintwaye kubera ko ni ibintu nari ndimo ariko bakakanya nabivuyemo ninjiye mu bundi buzima tujye noneho mu gihe ubirimo mu gihe nari nkibirimo uriya muntu ni indaya uriya muntu aricuruza sosiyete ibifata gute uri kumva ko mu gihe nari mbirimo nari narahinduye imico nari naritwaye nk'inshinzi uri kumva ko iyo yabaga yabimbwira nabaga ntamureba nk'inshinzi cyangwa se nkamwihora nkigendera cyangwa se nkanamutuka ukaba wamuha ikinyarwanda bivuga ngo muri make indaya ubundi indaya bivugitse ko akenshi bumva hari umuntu wari udafite umuco umuntu wananiranye abo bantu uhuza nabo cyane icyo gihe wari warananiranye nari narananiranye nari narahindutse akarara nari narahindutse akantu k'inshinzi none ubu nabaye umudamu mwiza utuje mama w'abana uwo mugabo mubanye mute tubanye neza umugabo wanjye niba mvuye ku kazi nawe yakavuyeho ndaza duteke turye turyame dukore imibonano mushimishe ejo asubire mu kazi yishimye ntabwo ujya ukumbura nyine bya bihe uvuga uti aka bagabo nabonaga uyu munsi bangahe umugabo wese aguha nk'ibyo wabonaga icyo gihe ugikora ibyo ngibyo umva kubera ko iyo umuntu yinjiye mu kintu cyo kubaka niyo wakibura uratuza kubera iyo umuntu yinjiye mu bintu byo kubaka bazi ikimujyanye uratuza duke mubonye mukadusangira erega hari n'igihe wigarura ukavuga ati si ibintu nkora umwana wanjye waramutse abikoze si byambabaza bigatuma rero wigarura muri ubwo buryo kugira ngo uhe n'umwana wawe uburere bwiza hari abantu bareba nk'indaya bakavuga ati subira ndaya wayishaka uriya yazavamo umuntu muzima wazahinduka kwera indaya ivamo umuntu muzima wahinduka wakubaka birashoboka indaya ivamo umuntu muzima ikubaka igatuza rwose urugo rugatera imbere urugo rugatera imbere cyane rugatera imbere cyane abana bakiga gusa tuvuga ko nta ndaya waba uzi yaba yarubatse kandi umugabo we bakabana neza ntayo nzi ngenda bazi umuntu ufite iyo myumvire se nyine yo kuvuga ngo nta muntu wabaye indaya wamugeza mu rugo bikazashoboka oya birashoboka ugereranya ukibuka nk'umubare w'abagabo mwamaze kubonana se utwanga ni nk'abangahe ntabwo mbibuka kuko bajya bavuga ngo iyo zirenze ijana umuntu yasara we zararenze njyewe zararenze ubu uri umusazi